Nongeye kubaha ikaze inshuti zanjye, bavandimwe bene data, nshimira cyane ku bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha kandi Imana igira urushaho kubareba neza. Umugisha w'amahoro ukire n'ubugingo ntukabaveho, mwe munshyigikira munyereka ibiganiro byanjye ko mubikunda kandi mubyishimira. Mwe mukomeza gukora subscribe, n'abatarayikora muyikore kugira ngo iyo migisha namwe ijye ibageraho. Kandi ubutumwa bwiza nk'ubu murabukeneye, ntimukabikerense, nujya ucyumva ujye ukirangiza. Hari igihe igisubizo cyawe kiba kiri ku musozo w'ikiganiro. Ntugatangire ngo uhite ukuraho, ahubwo ujye ugisoza kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Hari igihe uba usanga igisubizo cyawe kiri ku musozo, kandi ujye wibuka gukora share, usangize n'abandi, usangize n'inshuti n'abavandimwe. Ko mubizi rero ni Eric nk'ibisanzwe, ngiye kubaha ikaze. Ubushize ikiganiro nabahaye cyavugaga ku ntege nke zacu, uburyo Imana izikoresha kubw'imbaraga nyinshi zayo. Nabahaye igice kimwe, n'ubundi reka mbahe patu yacyo kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Kandi intege nke zacu zitubuza kwishyira hejuru, zidukomeza mu guca bugufi. Pawulo we yaravuze ngo, kugira ngo ne kwishyira hejuru mbere nzi ibikwiriye, nahawe igishaka cy'ubumuga bwo mu mubiri kugira ngo gihore kinyibutsa intege nke zanjye. Buriya ntumwa nyinshi cyangwa se abakozi b'Imana bo hambere, aba bakurambere bacu, abenshi bari bafite intege nke zabo, ariko Imana ikabakoresha iby'ubutwari kubw'imbaraga zayo nyinshi. Kenshi Imana ishyira hejuru cyangwa se ishyira intege nke zikomeye ahari imbaraga nyinshi kugira ngo itubuze kwishyira hejuru. Imbogamizi iri mu mubiri ishobora kutubera umushorera wo kutubuza kwihuta no kwiruka mbere y'uko Imana itubwira. Mwibuke igihe Gideyoni yatoranyaga ingabo 32,000 zo kurwanya Abamidiyani. Imana yarazigabanyije isigaza 300 gusa. Icyo kintu sinzi niba ushaka kugikurura ngo ucyumve. Bibaza ingabo 300 zonyine yari yatoye 32,000. Bivuga ko bagiye ku rugamba umuntu umwe abarirwa abanzi 450, ko ingabo bari bagiye guhangana zari 135,000. Ako kantu sinzi niba wagakura ngo ukiyumvishe, niba nawe udashobora kuba warwanya umuntu umwe, mu gihe umuntu umwe Imana yamubariye abanzi 450. Sinzi niba muri kubikurura mukabyiyumvisha. Uwabiboneraga kure yari kuvuga ko nta kindi kizavamo uretse akaga cyakuneshwa kwabo, ariko Imana yo yari yabikoze kugira ngo Isiraheli imenye ko imbaraga z'Imana atari ubushobozi bwabo bwite bwabakijije. Niyo mpamvu Imana ikunda icyubahiro cyayo kandi iragifuhira. Niyo mpamvu yabwiye Gideyoni ati gabanya ingabo, ageza kuri 300 bonyine. Ibaza abantu 300 kurwanya abanzi 135,000. Iki kintu mugikurure neza mukiyumvisha. Intege nke zacu zidutera kugirana ubusabane n'abandi bizera, aho imbaraga zizana umutima wo kuba nyamwigendaho. Ndihagije, nta wundi nkeneye. Imana niyo yihagije yonyine. Imana niyo idakenera ubufasha. Turi ku isi nta muntu n'umwe wihagije ubaho. Ntawe utagira intege nke kandi ntawe utagira icyo yakenera ku wundi. Ushobora gutunga amamodoka meza, amazu meza, ufite amakampani akomeye, ariko se mu by'ukuri izo modoka uraziyogereza cyangwa ayo mazu urayakoropa? Niyo mpamvu rero ukeneye abandi, kandi ugasanga n'ubundi ufitemo bayicara bashinzwe ibyo byose. Ufite umushoferi ugutwara kuko wumva nyine utabyikora. Izo nazo ni intege nke zawe. Intege nke zacu zitwereka uburyo dukeneranye. Iyo dusobekeranyije imigozi yoroshye,
y'ubuzima bwacu turi benshi havamo umugozi ufite imbaraga, ko murabizi ko umugozi w'inyabutatu nyine urakomera kurenza umugozi usanzwe. Hari umugabo witwa Vance Havner yigeze gutanga urwenya agira ati abakristo ni nk'utubumbe tw'urubura kamwe ukwako kagira intege nke, ariko iyo dufatanye tuvamo ikirundo cy'urubura gifunga imihanda kigahagarika imodoka. Kuruta ibindi byose, intege nke zacu zongera ubushobozi bwo kugirira abandi impuhwe no kubakorera. Igihe uzumva wishyize hejuru n'umunyembaraga, nta gihe uzaba n'umunyempuhwe, ntibishoboka. Bituma tugira impuhwe no kwihanganira intege nke z'abandi. Igihe wumva nyine udashoboye, n'abandi uzabona ko ari byo badashoboye, ariko igihe wigira nk'aho uzi byose uzabona ko n'abandi ntacyo bazi, kandi mu by'ukuri nawe ntacyo uzi, kuko urwego uriho hari abarubanjeho, urwego upafomingaho neza hari abakurusha. Uko byagenda kose, Imana ishaka kugira umurimo nk'uwa Kristo. Igihe uri hano ku isi ukamubera umwambasaderi mwiza, bivuga ngo abo bantu bazabonera gukira mu bikomere byawe. Ubutumwa bwawe bw'imbaraga ku buzima n'umurimo wawe uzagira imbaraga mu guhindura abandi, n'ibizava mu masomo wigiye mu byakubabaje cyane, bya bindi byagukojeje isoni, bya bindi bikigutera ikimwaro, bya bindi wumva ushidikanya kubwira abandi, nibyo Imana ikoresha cyane ngo ikize abandi. Wowe urabizi ko wigeze kugera mu gihe kigoye cy'inzara cyo gusonza? Ubonye abandi bashonje ntubakomeje ngo bihanganishe ubabwire ko ejo bazarya? Wigeze kubaho nta kazi, ufite ikimwaro cyo kubivuga? Ntabwo Imana ibyo ibikunda. Akenshi abantu b'Imana ibanyuza aho ngaho kugira bagire ubuhamya bazakomeza abandi. Niba waramaze imyaka 10 utabyara, ikaguha umwana, iragira ngo wa wundi umaze imyaka 4 numubwira ko we wamaze 10 kandi wamubonye, uzamukomeze, ukomeze kwiringira Uwiteka, yumve ko nawe ejo azamubona. Niba waramaze igihe ukodesha kandi ukodesha bikugoye, iragira ngo nukomeza wa wundi ukamubwira ko Imana yaguhaye inzu, nawe azihangana ategereze. Nicyo akenshi Imana iba ishaka. Ntabwo Imana itwanga kukunyuza ahandi hakomeye no kugira ngo igukuremo bimwe bikwice, gusigira ibikwigisha kandi bizakomeza abandi. Nta muntu utagira ubuhamya ubaho. Abenshi banyuze mu nzira z'Imana, ko Yesu yaravuze ngo niba unkunze wiyange, niba ushaka kunkurikira kandi usige ibyawe byose, wice umubiri wa kamere. Niyo mpamvu nyine udakwiriye gukora ibyo wishakiye, kuko turi ingingo z'umubiri wa Kristo kandi turi insengero z'Uwiteka. Imibiri yacu tugomba kuyihimbarisha Imana gusa. Umukozi w'Imana witwa Hudson Taylor yaranditse ngo ibihangange by'Imana byose byari abantu b'intege nke. Mwibuke intege nke za Mose zari uburakari bwe. Mose yararakaraga cyane, byamuteye kwica Umunyegiputa, bimutera gukubita urutare kandi Imana yari yamubwiye kurubwira gusa. Yabwiye urutare ngo ruzane amazi, Abisiraheli bamwe wakubitaho kubera uburakari yagiraga. Bimutera kumena amabuye yari yanditseho amategeko 10 y'Imana. Nyamara Imana yaramuhinduye, imutangira ubuhamya ko yari umugwaneza urusha abandi bose mu isi. Intege nke za Gideyoni zari ukwisuzugura no kugira gushidikanya kwinshi. Niba nawe wisuzugura ushidikanya, wibuke ko na Gideyoni yisuzuguraga kumva ntacyo ashoboye, ariko Imana yaramukoresheje. Emera nawe Imana igukoresha, ariko Imana imuhinduramo umunyambaraga ugira ubutwari. Intege nke za Aburahamu zari ubwoba. Aburahamu yagiraga ubwoba bwinshi, kandi Imana yaramukoresheje iby'ubutwari, si rimwe gusa ahubwo ni inshuro 2.
yihakanye umugore we avuga ngo ari mushiki we kugira ngo yirengere batamwica. Ariko Imana yahinduye Aburahamu aba se w'abizera, sekuruza w'amahanga. Mwibuke Petero yari umuntu uhubuka kandi udafata ibyemezo bihamye, ariko amaherezo yahindutse urutare. Dawidi yari umusambanyi, yahindutse umuntu uhuye n'umutima w'Imana. Nta muntu utagira imbaraga nkeya ubaho. Dawidi ni umuntu wa mbere Imana yishimiraga. Imana yaravuze iti sindabona umuntu ufite umutima nk'uwa Dawidi. Mwibuke Yohana, yari umwe mu birasi b'abana b'inkuba, yaje guhinduka intumwa y'urukundo. Umuntu nababwira byinshi, Bibiliya ivuga benshi, uzagenda usoma uzababona. Ntago nabirondora ngo mbirangize. Mvuze inkuru zo kwizera kwa Baraki, Samusoni, Yefuta, Dawidi, Samweli n'abandi bahanuzi bakuwe mu ntege nke bahabwa imbaraga. Muribuka imbaraga Samusoni yari afite zo kwica intare, guhirika inkingi zikomeye cyane z'ibikuta by'amabuye. Imana ifite uburambe mu guhindura intege nke ikazikuramo imbaraga. Uzi kwica abantu barenga 1000 uri umwe. Ishaka gufata intege nke zawe ikazihindura, ahubwo akenshi ni uko tutayemerera. Ariko uyu munsi utangire wemerera Imana ihindura imbaraga zawe, izo ntege nke zawe zikoresha, urebe ibyo igukorera. Ubwira abandi intege nke zawe utihishira. Gukora Imana nyakuri bitangira mu kwemera kugaragara ukuri. Cyagiye wumva ko ntacyo ushoboye, utishyira hejuru, wumva ko ukeneye ubufasha. Uko uzarushaho kujya ahagaragara, ukiyambura isura itari yo, ugasangira n'abandi intege nke zawe, niko Imana izarushaho kugukoresha ugafasha abandi. Pawulo aduha urugero rwiza rw'uko kugaragara uko uri mu nzandiko ze zose, atwereka atihishiriye ibyamunaniye, amarangamutima ye, ibyamubabaje. Buriya Pawulo yavuga ati icyiza nshaka gukora si cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Nari byo bavuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Akongera ati nababwiye ibindi ku mutima byose. Twagize amakuba kandi twararemerewe cyane, tugeza n'aho twiheba ko tuzapfa. Ayo ni amagambo ya Pawulo. Ubwo nazaga iwanyu nari mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. Birumvikana cyane ko kugaragara ukuri bitinyitse kandi bitera ubwoba. Kwiyambura ibyo twihisha, nyuma tukereka abandi ubuzima bwacu uko buri. Iyo wishuriye abandi bikunanira, ukabereka amarangamutima yawe, ibyakugoye n'ibigutera ubwoba, abantu bashobora kukuvaho, ariko inyungu irimo iruta ibyo uhomba. Kugaragara aho uri bikubohora umutima. Kugaragara uko uri aho uba hose bikubohora umutima. Kujya ahagaragara bigukiza guhangayika, bigukuraho ubwoba, kandi niyo ntambwe ya mbere yo kubohora. Twamaze kubona ko Imana ihubuna abicisha bugufi, ariko benshi bumva nabi kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ntabwo ari ukwisuzugura cyakugaye imbaraga zawe, oya, ahubwo ni ukwemera udahisha intege nke zawe. Uko urushaho kuba umunyakuri ku ntege nke zawe, niko urushaho kunguka ubuntu bw'Imana. Niko kandi uzabona n'ubuntu buva ku bandi. Kugaragara uko uri bikwambika igikundiro. Abantu baca bugufi batugeraho rukuruzi. Abantu baca bugufi batugeraho rukuruzi. Kwihagararaho bituma abantu bakujya kure, ariko guhagarara uko uri bikurura abandi. Kandi kutihishira niyo nzira itwinjiza mu busabane bw'umutima. Iyo niyo mpamvu Imana ishaka gukoresha intege nke zacu
aho gukoresha imbaraga zacu gusa. Iyo abantu babona imbaraga zawe gusa bacika intege, bakavuga bati none se we arabishoboye, njye biriya sinabyiviramo. Ariko iyo babonye Imana igukoresha nubwo ufite intege nke, bibatera kugira imbaraga, bakavuga bati wenda nanjye Imana yashobora kunkoresha. Imbaraga zacu zitera gushaka kurushanwa, intege nke zitera kujya hamwe. Mu buzima bwawe hari aho ugomba kugera ukiyemeza niba ushaka gutangaza abantu cyangwa ushaka kubahindura. Ushobora gutangaza abantu bakurebera kure, ariko bisaba kubegera hafi kugira ngo ushobore kubahindura. Kandi iyo ubegereye babona intege nke zawe, ariko ntacyo bitwaye. Icyangombwa cya mbere ku muyobozi si ukuba intungane, ahubwo ni ukuba umuntu w'umwiringirwa. Abantu bagomba gushobora kukwizera kugira ngo bakujye inyuma, bemere ubuyobozi bwawe. Umuntu rero yubaka ate icyizere abantu bamugirira? Si uko wishushanya n'intungane, ahubwo ni igihe wemera kugaragara uko uri. Wirate ku bw'intege nke zawe. Pawulo we yaravuze ngo nzirata ko ndi umunyantege nke, nuko Imana ari nyembaraga kubona ishobora gukoresha izo ntege nke ikihesha icyubahiro. Ariko guhagarara wemye nk'umuntu wiyemera kandi udashobora kunyeganyega, jya wibona nk'uwaguzwe ubuntu. Satani nakwereka intege nke zawe, ujye uzimwemerera, ariko wuzuze umutima wawe ishimwe ku bwa Yesu Kristo, kuko we azi intege nke zacu zose, no kubw'Umwuka Wera udufasha mu ntege nke zacu. Hari ubwo Imana ifata imbaraga zacu ikazihinduramo intege nke kugira ngo ishobore kudukoresha ibirenzeho. Yakobo yari umuriganya, muribuka ko yariganyije Esawu. Amaze igihe kinini cy'ubuzima bwe acura umugambi w'uburiganya, ikindi gihe akakimara ahunga ingaruka zabyo. Ijoro rimwe arimo arakirana n'Imana, mu rukerera arayibwira ati sinkure kurutampaye umugisha. Imana iramusubiza iti bibe bityo, ariko irabanza imufata itako irarikura. Ubwo rero bitwigisha iki? Imana yakoze ku mbaraga za Yakobo imikaya y'itako irusha imbaraga indi yose ku mubiri, ihindura intege nke, kugira ngo uwo munsi Yakobo yatangiye kugenda acumbagira, bityo ntaba agishobora kwiruka. Ibyo byamuteye kwishingikiriza ku Mana, yabikunda atabikunda. Niba ushaka Imana iguha umugisha ikagukoresha cyane, uzabe witeguye kugenda ucumbagira imyaka isigaye yo kubaho kwawe, kuko Imana ikoresha abantu b'intege nke gusa. Ntabwo Imana ishaka abatunzi, oya. Ntishaka ngo abafite impano zitangaje, oya. Imana irazitanga, kandi Imana ikoresha iby'ubutwari abanyembaraga nkeya. Nagiye mbaha urugero mu kiganiro hagati. Niba utacyumvise neza ujye usubiza inyuma wumve neza ntihakagira akagucika, kandi nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ukore na share. Hano nababwira ko Imana irushaho kunkoresha igihe nemera imbaraga nke zanjye. Nawe rero uyemerera intege nke zawe irushaho kugukoresha iby'ubutwari. Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Reka dusome mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 12 umurongo wa 9. Ariko aramakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye, ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Ayo ni amagambo ya Pawulo. Nawe nagushishikariza kwemera intege nke zawe kugira ngo wakire iza Kristo muri wowe. Ese niba uzi ko umaze imyaka irenga 10-20 nta kintu urabona wagezeho gifatika, nta n'umuntu wazanye kuri Kristo,
ukaba utemerera Imana ngo iyobore ubuzima bwawe, urumva indi myaka yose ari iki kikwemeza ko izagenda neza nk'uko ubishaka? Iki kintu gitekerezeho, kandi niba utarakora subscribe uyikore kandi ukore na share. Imana iguhe umugisha. Reka ngusigire ikibazo ukibazeho uze kucyisubiza cyangwa unyandikire muri comment. Ese naba mbuze imbaraga z'Imana gukorera muri jye ngerageza guhisha intege nke zanjye? Aba ariko wowe wibaza uti niki nakwerurira abandi kugira ngo ntangire kubafasha? Nacyo kibaze kandi ukisubize cyangwa unyandikire muri comment. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye, Eric ndashimiye nk'ibisanzwe, ndabakunda murabizi. Imana ibahe umugisha.